Ni byiza ko munyumva. Hashize imyaka irenga 3500 isi imenya icyatsi cyitwa teyi. Ikoreshwa rya teyi ryahereye muri 500 mbere ya Kristo, aho ryakoreshwaga n'Abaroma ndetse n'Abagiriki. Barikoreshaga mu buvuzi. Ibi kandi birashoboka cyane ko kuba kimaze imyaka myinshi ari na cyiza, haba umuhumuro wacyo ndetse no mu bintu bitandukanye nk'ubuvuzi bihuza abantu byatumye cyitirirwa abana. Hari ababyeyi benshi bitiriye abana babo iki kimera cyitwa teyi. Bamwe babise ba teyi, abandi babita ba romari, ariko cyane cyane ba rosemary nibo benshi, gusa ntawamenya. Bahaye ikaze, ngenda Jean-Luc Byiringiro. Iki ni ikiganiro Menya Byinshi. Tugiye kugaruka kuri teyi, turamenya byinshi kuri teyi, turasobanukirwa impamvu ari ngombwa ko tuyikoresha. Bahaye ikaze. Izina ry'ubushakashatsi ni Rosmarinus officinalis. Iri zina rikomoka ku izina ry'ikilatini ryitwa Rosmarinus, risobanuye dew of the sea cyangwa ikime cy'inyanja. Ibyatsi bya teyi bikunze gukura bizamuka kuko bishobora kugira uburebure bugera kuri metero 2, nyamara ibyinshi ntibirenza metero 1. Teyi ikunze kuba isa nk'icyatsi cyerurutse kandi ikagira uruti rukomeye. Teyi izwiho guhumura cyane no kuryoha, bituma ivangwa mu mafunguro atandukanye nk'umuceri, imboga zitandukanye ndetse n'amasosi, tutibagiwe n'icyayi. Mu mwaka w'1987, abashakashatsi bo kuri kaminuza yitwa Rutgers muri New Jersey bakoze ubushakashatsi ku biryo bikomoka kuri teyi, maze basangamo ikinyabutabire cyitwa rosmarylphenol gikungahaye kuri antioxidant. Iki kinyabutabire kiba gikenewe cyane mu biribwa bya takeaway bitwarwa mu maplastike. Teyi bwa mbere yakomotse muri Mediterane, maze ihera mu majyepfo y'Uburayi, igenda ikwira henshi ku isi. Kimwe mu bihugu byakataje cyane mu guhinga no kugira umusaruro mwinshi ni igikomoka muri Afurika y'Epfo. Reka twumve gato Afurika y'Epfo tumenye ubundi teyi ite, ifite abaturage bangana bate, umusaruro wa teyi uri ku kigero kingana gite. Afurika y'Epfo ni igihugu kigizwe n'imisozi itari miremire cyane, harimo n'amashyamba menshi ndetse kandi ikora no ku mazi magari. Iki gihugu gituwe n'abaturage bagera kuri miliyoni 57,078 nk'uko tubikesha ibarura riheruka gukorwa na Banki y'Isi mu mwaka wa 2018. Igihugu cyateye imbere mu guhinga teyi no kugira umusaruro mwinshi ukomoka kuri iki kimera. Uyu musaruro ahanini wiganjemo amavuta akomoka kuri iki cyatsi. Fresh mass ni umusaruro upimwa ukimara gusarurwa nta handi uranyuzwa, naho dry mass ni umusaruro upimwa nyuma y'uko usaruye, maze ugafata umusaruro wawe ukawanika cyangwa ugaca mu nganda. Ibiro biwuvuyemo byitwa dry weight. Umusaruro uboneka nyuma yo guhura n'ubushyuhe. Urugero, niba usaruye ibigori byawe mu murima maze ugahita ubipima, umusaruro uzasangamo niwo witwa fresh mass. Nyuma yo kubipima uzakenera kubijyana mu nganda kugira ngo bivemo undi musaruro utandukanye nk'ifu n'ibindi. Icyo gihe ibiro bizavamo bizaba bitandukanye by'ihabya n'ibyo wabonye mbere. Ibyo biro bizaba biri ku kigero cyo hasi cyane. Isitungurwa. Tekereza nawe ufashe inyama mbisi ukiva guhaha maze ukazipima, warangiza ugasangamo ibiro 2. Ibiro 2 si byo uzabona nyuma y'uko zamaze guca mu mavuta zakamutse, kuko uzasanga ikigero cyabyo cyageze hasi cyane kuri 65%. Niyo mpamvu umusaruro utarahura n'izuba uba ari mwinshi kuruta umaze iminsi wanikwa ku zuba cyangwa wanyujijwe mu nganda ukuwemo ibindi. Itandukaniro nta rindi riba rihari, ni amazi. Afurika y'Epfo nayo umusaruro ibona utajya munsi ni hagati y'ibiro 20 na 80 kuri hegitari imwe nyuma yo kunyuzwa mu nganda. Uyu musaruro uri hagati ya 0.2 na 1.3% by'umusaruro wa teyi mbere y'uko utunganywa. Umusaruro w'ibibabi bya romari ushobora kugera ku biro 2,000 kuri hegitari. Uwo ni umusaruro. Si ubutaka bwa Afurika y'Epfo gusa bwahiriwe n'iki cyatsi. Ku rwego mpuzamahanga hari n'ibindi bihugu byiganjemo ibikora ku nyanja ya Mediterane. Ibyo bihugu bikaba bikunze kwitwa Mediterranean countries, harimo Espagne, Portugal,
Ubufaransa, Monaco, Ubutaliyani, Slovenia, Croatia, Bosnie na Herzegovina, Montenegro, Albania, Ubugiriki, Turukiya, Syria, Libani, Isiraheli, Misiri, Libya, Tunisia, Algeria na Morocco, tutibagiwe Malta na Cyprus. Nabyo ni ibihugu bifite umusaruro mwinshi cyane kandi bikaba bikora kuri iyi nyanja ya Mediterane. Si ibyo gusa kandi bihinga teyi no ku mugabane wa Amerika. Hari ibindi bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexique, ibi nabyo bihinga teyi ku rugero rwo hejuru. Teyi ni icyatsi kigira uruti rukomeye ndetse ruzamuka kugera ku burebure bwa metero imwe, bikaba rwagera no kuri ebyiri nk'uko twabivuze. Teyi igira umuhumuro wihariye utuma benshi bayikunda cyane. Ikunze kugira amashami menshi, kuri buri shami hakabamo utubabi twinshi, kuri utwo tubabi naho hakamera uturabyo tw'umweru twinshi cyane. Ibibabi byayo bikunze kuba bifite ibara ry'icyatsi. Indabyo kandi zikunze gusa ubururu ariko bwijimye, ni nazo ziturukamo amavuta ya teyi. Bimwe mu bice byayo by'ingenzi ni uruti, amababi ndetse n'indabyo zayo. Ubushakashatsi bwakozwe na farumasi y'Ubwongereza British Pharmacepoeial ivuga ko uruti n'ibibabi bya teyi ari byo bibanza kuzamo amavuta, maze akaza kugera mu ndabyo zikurikira zigakura kuri ayo mashami. Hari ibihugu biri ku isonga mu gucuruza umusaruro wa teyi ku rugero ruri hejuru. Ibyo ni Espagne, Ubufaransa na Morocco. Espagne, Ubufaransa na Maroc. Ibi bihugu bijyana ku isoko mpuzamahanga umusaruro mwinshi wa teyi. Gusa ntibivuze ko ariho teyi ikunze kwera gusa, kuko no mu bindi bice byinshi by'isi bifite kirima idakunda guhindagurika, teyi irahera rwose. Iwacu mu Rwanda naho teyi urayihasanga cyane rwose. Teyi izwi nka romari mu gifaransa cyangwa rosemary mu cyongereza, ubusanzwe abenshi tuyizi ikoreshwa mu guteka umuceri, icyayi n'ibindi. Nyamara kandi uretse no kuba ari ikirungo, ni n'umwe mu miti wagufasha kurwanya no kwirinda indwara zinyuranye. Nguhaye ikaze kukumva aka kamaro ka teyi. Teyi ifasha kwibuka cyane no kongera ubwenge. Teyi ifasha ubwonko kwibuka cyane ibyo wabonye ndetse no gufata mu mutwe. Abanyeshuri ndabasuhuje. Teyi ni umuti mwiza ku bageze mu zabukuru kuko ubarinda gutakaza ubushobozi bwo kwibuka n'indwara zibituruka nka azemiya cyangwa izindi zitera gusaza k'ubwonko. Umumaro wa kabiri, teyi ituma uhorana akanyamuneza no kurwanya stress. Impumuro yayo ivugwaho kongera akanyamuneza no kurwanya guhangayika kwa hato na hato bya buri kanya. Ibibabi byayo kimwe n'amavuta ya teyi bikunze kwifashishwa mu buvuzi buzwi nka aromatherapy, mu kurwanya stress no gutuma umubiri umererwa neza. Gatatu, teyi ituma amaraso atembera neza. Teyi ikora mu gukangura umubiri ndetse igatera ikorwa ry'uturemangingo tw'amaraso dutukura, ituma abasirikare b'umubiri bagira ingufu bakiyongera, kandi igatuma amaraso atembera neza muri rusange mu bice bitandukanye by'umubiri. Ibi bituma umwuka mwiza ukwira hose mu ngingo zitandukanye z'umubiri, bityo zigaturukaho gukora neza. Si byiza gusa kuko uko amaraso arushaho gutembera neza mu mubiri, ni nako intungamubiri zigera mu mubiri aho zagenewe hose. Urumva ntabwo ari byiza gusa, ahubwo ni byiza cyane kurushaho. Icya kane, teyi irwanya ububabare. Kuva kuri iki gihingwa cyagiye cyitabazwa nk'umuti ukiza ububabare, teyi aho ibibabi byayo byagiye bikoreshwa mu kuvura ububabare bisigwa ahababara, hagiye hongera koroherwa. Niba ujya ugira uburibwe mu gice kimwe cy'umutwe bizwi nka migraine, ibibabi byayo bishobora kugufasha. Gatanu, impumuro nziza mu kanwa izanwa na teyi. Teyi ifite ubushobozi bwo kurwanya mikorobe, bityo igakora nk'umuti mwiza urwanya impumuro mbi yo mu kanwa. Aho ugize amatsiko y'uko ikoreshwa. Fata ibibabi ubicanire mu mazi uyayungurure, ujye uba ariyo ukoresha woza amenyo.
Ibi ntibivuze ko ugomba guhagarika indi miti y'amenyo ukoresha. Nyuma yo koza mu menyo uhita uyajundika mu gihe cy'iminota 5 maze ugacira. Biba byiza mbere yo kuryama nijoro kuko nibwo mikorobe ziyongera cyane mu kanwa. Umumaro wa 6, teyi igabanya uburibwe bw'igifu. Teyi ni umuti mwiza ugabanya uburibwe bw'igifu, constipation, kugira ibyuka mu nda, bimwe bivuga tukibeshya ko ari inzoka, ndetse no kwituma imatwe. Gukoresha teyi mu byo kurya cyangwa kunywa bikugabanyiriza ibibazo bitandukanye mu rwungano ngogozi. Akamaro ka 7, teyi ivana uburozi mu mubiri. Teyi ifasha mu gusohora imyanda n'uburozi mu mubiri binyuze mu nkari. Mu kongera uburyo umubiri usohora amazi binyuze mu nkari, bituma n'umunyu mwinshi, indi myanda kimwe n'uburozi nabyo bisohoka. Teyi burya inarinda umwijima ku bantu barwaye sihorisi, ifasha kandi mu kuyigabanya no gukiza umwijima vuba igihe urwaye. Abantu barwara za sikarisi na za sihorisi. Teyi kandi irinda uruhu. Teyi ituma uruhu rudasaza, ituma uruhu rwawe ruhorana itoto. Ibi bijyana no kurinda uruhu gupfuka imisatsi, ndetse ikanarinda hato na hato ibintu byo kuzana uruhara. Kandi iyo urikoresha ufata ibibabi byayo ukabisiga mu mutwe ubikuba. Ibyo bituma umusatsi uhora umeze neza, kandi iyo ubisize no mu maso uruhu narwo rumererwa neza. Umumaro wa 9, teyi irinda kubyimbirwa. Kubera ibiyigize nka karinazole na carinoxylic acid birinda kubyimbirwa bikomeye, bikayiha ubushobozi bwo kurinda rubagimpande no guhururwa kw'imitsi, kimwe no kubyimbagara mu ngingo. Ibi bikaba byakurinda indwara y'umuvuduko ukabije w'amaraso, kubyimba ingingo cyangwa izindi ndwara zibasira ingingo zitandukanye. Hano ngaha hari icyitonderwa. Abagore batwite kimwe n'abarwaye umuvuduko w'amaraso, umuvuduko ukabije ntibemerewe gukoresha teyi. Icyakora kuyinywa mu cyayi ari nkeya babikora, kimwe no kuyirunga. Aha ariko ugomba kugisha inama muganga kugira ngo aguhe uburyo bwiza bwo kuyikoresha. Ikindi, kuyikoresha ari nyinshi bitera uburyaryate. Amavuta yayo ntagomba kunywebwa, akoreshwa gusa mu kuvura ku ruhu. Amavuta ya teyi akoreshwa mu gusukura uruhu. Tangira rero urwanye gusaza, unarinde ubwonko bwawe gusaza. Uyu munsi wa none hari ubwoko 3 bwa teyi. Ni ubwoko 3 bw'amavuta bukomoka kuri teyi. Ubwa mbere ni Salvia rosmarinus Ct cineole. Ubwa kabiri ni Salvia rosmarinus Ct camphor. Ubwa gatatu ni Rosmarinus Ct verbenone. Buri bwoko muri ubu 3 maze kuvuga haruguru ni bwiza kandi bufite umwihariko wabwo bumwe ku bundi. Biterwa n'icyo ushaka n'akamaro ushaka kubona muri teyi. Reka nabwo tuvugeho gatoya. Reka dore kuri Salvia rosmarinus Ct cineole. Ubu ni ubwoko bwa teyi cyangwa rumari bukomoka muri Tunisia. Ubu bwoko bwa teyi bufite ingano nziza ya 1.8 senior ariyo oxide. Ubu bwoko ni bwiza cyane ku bantu bakunda gukoresha amasabune n'amavuta y'amazi asukura mu mutwe yitwa shampoo. Ubu bwoko nibwo bukurwamo amavuta asigwa mu musatsi maze ugakora neza. Ubwo ni ubwa mbere. Ubwa kabiri ni ubwitwa Salvia rosmarinus Ct verbenone. Iyi ikunze kuboneka mu Bufaransa. Salvia rosmarinus Ct verbenone. Iyi teyi yo muri ubu bwoko cyangwa amavuta ayikomokaho ntiyifitemo produit chimique nyinshi.
produit chimique zibonekamo ziba ziri ku kigero cyo hasi. Ubwoko kandi bukora ketone, ibi bihita bishyira teyi mu mwanya mwiza wo kuba ku isonga mu guhangana n'ibibazo byo mu myanya y'ubuhumekero n'ibindi bice by'umubiri binyuramo umwuka. Ubwoko bwa gatatu ni Salvia rosmarinus site shampoo. Ubu bwiganje muri Espagne. Shampoo amavuta yabwo nayo nuko yitwa Salvia rosmarinus site camphor. Ubu bwoko nabwo bufite urugero rwa ketone ruri hejuru. Ketone ni amazi yivanze n'urusobe rw'utuntu dutoya cyane tutaboneshwa ijisho. Iyi ketone yiremera mu maraso, niho yiyubakira mu mubiri y'amatembabuzi umubiri. Iyi amatembabuzi umubiri ukora mu gihe insuline yabaye nkeya, ayo matembabuzi niyo yitwa ketone. Iyo insuline yabaye nkeya cyangwa idahagije mu mubiri isimburwa na ketone. Ketone ikorwa mu gihe insuline idahagije mu mubiri. Umuntu aba afite ibyago byinshi byo kurwara diyabete, umutima n'izindi ndwara zitandukanye zifitanye isano n'ibyo, bitewe n'uko glucose itari ku rugero rwiza umubiri wifuza. Niyo mpamvu ketone iba ikenewe nk'ingoboka. Ibi nabyo bituma aya mavuta akomoka kuri ubu bwoko nayo agira ubushobozi bwo kurwanya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse kandi akomeza n'amagufwa agakomera. Rosemary ni nziza cyane kuko ikoreshwa mu bintu byinshi. Ishobora kuvangwa mu biryo nka za salade z'imbuto, umureti n'ibindi biryo bitandukanye. Ikindi kandi ni kimwe mu birungo byamamaye bikoreshwa mu cyayi. Uko urushaho gukoresha teyi uzagenda uvumburamo byinshi cyane bigaragaza urukundo rw'Imana mu byaremwe. Uzarushaho kunezerwa n'umuhumuro wayo ndetse n'uburyo iryoha cyane, haba mu cyayi no mu biribwa nk'uko nakomeje kubikubwira. Teyi kandi inahashya indwara zitari zimwe nk'uko twabigarutseho. Ndabashimiye, n'ubutaha. Iki ni ikiganiro Menya Byinshi, nkwibutsa ko ukwiriye gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo urusheho kumenya byinshi. Ndi Charles Byiringiro. Iki ni ikiganiro Menya Byinshi.